imirasire ndarabagirana. Urabe filime zigiye kujya, filime ubonye idatangijwe n'imirasire, kurabagirana. Cyakoze ubundi rega ibi bintu babiturekere. Ukamenya ko icyamamare cyagafashemo, ndetse ukamenya ko ugiye kurya ubuzima. Hey, reka dufate umunota umwe duceceke turebe imirasire hano. Cyakoze ndarabagirana. Rega kinene ko ngarukanye. Ndaburiye. Mbere ko tura filime yacu, mbibutsa ikinyobwa kimwe gikeye gitunganye gikomoka ku ntumwa twohererejwe n'Imana. Abahanga bafite ubunararibonye bati umutsamu utsitse wowe unyweye n'iyitsamura ngo atsikire. Urukungi si ubwa mbere mubonye inzoga yikaragira iki. Koranya ubunararibonye yujuje ubuziranenge, cyuva ku cyo kunywa nanjye nsomaho. Noneho kirwanya akanyabubwa koko. Cyongera akanyabugabo. Ukeneye kurangura ndika izo nimero izo, usubize inyuma uzandike. Nujya kunywa genda ubasa urukungi. Iriya mirasire nge yaneye n'ubwoba. Aya basi, kadutangire filime yacu. Nanone ni Rocky nk'ibisanzwe, ndabakunda cyane. Niyo mpamvu mubazaniye agafilime nk'aka. Nagezaho nkora ibifilime by'abantu bakuru ndabibahata. Nzi ngo wenda hari icyo muzamarira. Naje gusanga nta keza k'abantu bakuru. Bana bato, muri tayari? Ngiye kwibanda ku bana. Filime bayise Matilda. Filime umubyeyi umwana mukwiye kwigira hafi tukareba. Tutangiranye umwana vumagambo n'agahinja. Bebe, everyone is born, but not everyone is born the same. Buri mwana aravuka ariko buri muntu ntagafuka nk'undi. Or bakers. Bamwe baravuka bakaba bamucoma, abandi bakaba batetsi, really good at making jello salad. Abandi bakamenya gukora za salade, abandi bakaba abanyonzi. Every human being is unique, for better or for worse. Gusa buri kiremwa mu rubura kiba cyihariye mu byiza cyangwa mu bibi. Parents believe their children are the most. Ndetse buri mubyeyi wese yumva ko umwana we mwiza ku isi. Take a less emotional approach. Ariko hakaba n'ababyeyi basuzugura abana babo ntibabaha agaciro. $9.25 for a bar. Kugurira isabune y'amadolari 9. Nkeneye koga nyine. $1,000? I'm not paying. $5,000 by'uko umwana yavutse. Kid, ntabyo nzishyura noneho turebe ko uyu mwana bazamwisubiza ku bitaro. Ibaze kubyara umwana ukaza ukamujugunya muri butu y'imodoka yawe nk'utwara ibirayi cyangwa ibishyimbo. Niha kana ababyeyi bakajugunye. N'akana gato ni papa na mama yagasani. Dore umugabo ukuntu agenda akata imodoka inyuma arimo akana. Wakase se U-turn. Tururi. Yewe. Gisaza kidafite umutima. Ku madodani kandi imodoka iri mu mwana. Hari na Senior Wormwood. Yabaga muri karitsiye nziza. They were not really very nice people. Ariko bo ntago bari abantu beza. Kuba ahantu heza ntago bikugira umuntu mwiza. Dore mama ukuntu asohoka mu modoka atanarebye uruhinja avanye mu bitaro kacira uko ruri muri butu na papa nuko. Abana ngo mujye muva ku muhanda nta nubwo bibuka ko bafite umwana muri butu. Aba bantu ntago ari abantu beza. Dore akana muri butu bagasizemo. So wrapped up in their own silly lives. Uyu muryango wa Mutsu babyaye umwana w'umukobwa ariko baramwibagirwa. They'd have realized she was a rather. Bari bawukiye mu kazi kabo ku buryo batitaga ngo bamenye umwana wabo ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana akivuka izina rye yatangiye kuryandika. Spinach. Dore mama ukuntu atari uruhinja rwe yibyari. Aho bogereza ibyombo niho yohereje umwana. Akana bakise Matilda. You better grow up raising tomatoes. Kubyara icyana nkawe birutwa no kubyara urunyanya. Umva umubyeyi. Matilda had learned what most people learn in their early. Matilda akiri muto yatangiye kwigisha ibintu byinshi ari byo kwiyitaho. Umwana yatangiye kwiyitaho nta muntu wari umwitaho muri uru rugo.
She developed a sense of umwana uko style. iminsi yicumye yatangiye no kumenya none uburyo agomba kuryambaramo neza. His older brother Michael buri went gitondo umusaza wa Matilda yajyaga ku ishuri, to work selling papa akajya mu kazi for unfair prices. kugurisha imodoka zishaje ariko akazihenda abantu. Soup's on the stove. Heat it up if you get hungry. Matilda nusonza ibiryo bisange mwimwe ibyo bayita guki boro bakita gukira siko kinjabutse. Nusonza isupure yisanga kiranjabutse neza mu kinyarwanda. Umwana yatangiye kwimenya mu gihe ababyeyi badahari, umwana ku myaka y'ibiri itatu yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi be ntabwo bigeze bita kuri uyu mwana, iyo bamwito bari kumenya ukuntu afite impano idasanzwe. Umwana witwa Matilda mu myaka ye mike cyane yatangiye kwirwanaho. Ababyeyi mu gihe batari bamwitayeho, bya bindi bana bacu babyuka biriza ngo daddy mami ngo iki n'iki, umwana yatangiye kubyuka asoma ibinyamakuru. Matilda had read every magazine in the Matilda ku myaka ine yasomaga ibinyamakuru byose byo mu rugo. Courage and asked her father for something she desperately wanted. Ndetse aza no gusaba ko ikintu kidasanzwe umunsi umwe. What do you want a book for? Urashaka igitabo? Read. Igitabo cy'iki cyo gusoma. Wose gusoma? When you got the television. Weje ureba televiziyo we ntabwo uzi gusoma warwana. Umwana ntabwo bari bazi kazi gusoma. That you can't get from a television faster. Muri televiziyo ni ukuri ibintu by'ubwenge kurusha ibyo wakora mu bitabo. Matilda already knew that she was somewhat different from her family. Matilda uwo munsi nibwo yamenye ko atandukanye na famiye ye. Needed in this world, she'd have to get herself. Ndetse yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye mu buri ubu buzima ari ugomba kukiha, nta muntu uzakimuha. Mwana wanjye ibiryo rero twabisize hariya muri micro-onde. The next morning, after her parents left, Umunsi umwe mu gitondo ababyeyi ba Matilda bagiye ku kazi, search of a book. yatangiye gushaka ahantu yakura igitabo mu bitabo. Abona isomero, library. Umwana ku myaka ine yatangiye kubaririza ahantu haba isomero, haba ibitabo, hari library. Umwana abandi bakwambukana wakambuka, bakwambukana wakambuka. Ku myaka ine umwana yaramaze kumenya ko ikintu cyose akeneye muri iyi si nta wundi uzakimuha, ari ugomba kukiha. Ku myaka ine abakobwa bari kureba iyi filime abenshi bo bazi ko ikintu bakeneye ngo ari abagabo tuzakibahasha. Ko rubanda muranatinya. Umwana yaje mu isomero afite imyaka. Children's books, please. Ndashaka ibitabo by'abana ahantu biri. Right over there. Bibiri hakurya iriya. Need to pick you out one with lots of pictures in it. Nze nkuhitiremo igitabo. Thank you. I'm sure I can manage. Oya urakoze njye ndaza kwifasha. Nyagasani iki cyanara cy'imyaka ine. No thank you, I can manage. Mukajwe gato. Umwana yaje mu isomero atangira gusoma. Ku myaka ine abana bangana gutyo ubundi bari gusoma ngo bibe. Every day, as soon as her mother went to Wera icyo gihe Matilda mu gitondo buko ababyeyi bajyaga ku kazi bamusize mu nzu, we yaragendaga akajya kwisomera ibitabo mu isomero. read one book after another. Agasoma igitabo cyarangira akajya ku kindi. Nyagasani uyu mukecuru yarumiye umwana ukunda gusoma. All the children's books. Umwana amaze kurangiza ibitabo by'abana byose, Search of something else. yatangiye gushaka ibindi bintu bitandukanye. Who had been watching her with fascination for the past few weeks, offered Matilda Mu minsi mike abonaga ko yanahindutse afite amakuru menshi. You know, you could Ibitabo byamuhaga amakuru. own library card, and then you could take books Wa mwana igiye kuzaguha ikarita yo muri library buri gihe ujya for uzusomera. every day. Aho kugira cyangwa ujya uzana buri munsi, reka ngo upakirire ibitabo byinshi ushaka ujye usomera mu rugo, sibyo? Umwana umukecuru yaramufashije. Matilda's strong young mind continued to grow, nurtured by the voices of all. Ubwonko bwa Matilda bwakomeje gukura bugaburirwa ibyanditswe n'abanditsi b'inzobere. Onto the sea. Umwana yasomye ibitabo byinshi cyane, yaragiye arakura, yasomye ibitabo. Uyu mwana ameze nkanjye nkiri muto, narasomye shawe. Gave Matilda, Mumbone nkuze nsigaye nsoma urwunge gusa, ariko buri ibyo nasomye birahagije. you are not alone. Igitabo Matilda cyamukomezaga ni igitabo cyitwa ngo You Are Not Alone, ntabwo uri wenyine. Nicyo gitabo ngo Matilda cyakomeje kumufasha kurusha ibindi. Umwana umunsi umwe yaciye hano kuri Gardienne, abandi bana bari muri Gardienne biga, w'ibitabo bye kaza kabisoma, by'abakuru n'abato byose avanga, amaze kugira imyaka nk'itandatu. Umwana yarasomye. Today. Uyu munsi hari agapfunyika kajoya. Where'd all this come from? Haba ibintu byose wabikuye Library. mu isomero. The library? Mu isomero. You've never set foot in a library. Only Wowe ufite imyaka ine ntabwo wajya mu isomero. 6.5. Mfite imyaka itandatu n'igice. you were 6.5. You'd be in school already. Iyo uba ufite imyaka itandatu wakabaye mu ishuri. I was supposed to start school in September. Imyaka inyemerera kuba nakabaye naratangiye ishuri mu kwa 9, ariko ntabwo mwigeze munjyana mu ishuri. Vayo waruzingo we, vayo.
umubyeyi nta nubwo yibuka imyaka y'umwana we zana ibyo bitabo jugunya hakurya. Here's Pi. How old is Matilda? Matilda afite imyaka ingahe? I'm 6.5, Mommy. Njye afite imyaka 6. I was 6 in August. You're a nushushe imyaka 6 mu kwa munani urabeshya. School. It's out of the question. Ndashaka kujya mu ishuri. Time for the packages. Ninde se uzagusinyira ngo ugende? Packages sitting out on the doorstep. Now go watch TV. Ninde se uzajya ureberera ibintu byo mu rugo n'ibyo bazanye? Wowe wicara mu rugo urebe televiziyo. I think there's something wrong with that girl. Hakundi karakana gafite ikihe kibazo? Hey, Dip Face! Have a marshmallow! Dore musaza we nawe akamutoteza. We wa mujinga we! Wansanga we! Nyagasani. Umwana akabihorera hano yari amaze kumenya ko agomba kwiyitaho. Umwana yararagarira amarira agwa mu bitabo. Matilda longed for a friend. Someone like the kind. Matilda yahoraga yifuza kugira inshuti cyangwa guhura n'abantu bafite umutima mwiza nk'abo yasomaga mu bitabo. King dragons and princesses. Cyane cyane ubwo yasomaga igitabo cya Dragons n'ibikomangoma. That exist only in storybooks. Yaje kumenya ko ibyo bintu bishobora kuba biba mu bitabo gusa. Discover that she could be her own friend. That she had a kind of strength she wasn't even aware of. Gusa buraga gato ngazamenye ko afite imbaraga zidasanzwe nawe bwatarazi ko afite. Oh. We sell some cars today, honey, Dude. Wagurisha imodoka uyu munsi sheri. Does that mean I can get that new TV? None se uraza kugura televiziyo nshyashya? One day you're going to have to earn your own living. Mwana wanjye umunsi umwe nawe uzatangira kwitunga. Nicyo gihe ngo uzuge business ya famiye. Kunyumva? All right. The first car your brilliant father sold. Imodoka yawe papa wa mbere yagurishije. Yigurisha amadolari $380. 1,150. Nayiguze $300 yigurisha $1,000. One cost 500. Iya kabiri nayiguze $500. Sold it for 2. Yigurisha $2,220 n'iki n'iki. Wait, Dad, it's going too fast. Just right. Papa uri kwihuta ndi kwandika. $68. I sold it for 900. Ariyo naguze amadolari $308 nyigurisha amadolari $990. Cost $1,100. Iya kane nayiguze amadolari $1,000. Yigurisha $2,730. Big American. Yari American Bofors. What was my profit? None nungutse angahe yose hamwe? 10,200. $10,235 nibyo wungutse. Ababyeyi barikanga. Check it if you don't believe me. Bireba umwana azi imibare ibintu byose umugabo yavugaga bari kwandika ntabyo bazi umwana akora nka calculatrice. You're a little cheat. You saw the paper. Wabisomye ku gapapuro. Over here. None se nasoma agapapuro nicaye hano ugafite mu ntoki uraho. Smart with me? Urashaka kwigira umunyabwenge? Shaka kwigira umunyabwenge warwana? Smart with me, young lady. Nunyigira umunyabwenge? Punished for Urahanwa. smart. Urampanira se ko ndi umunyabwenge papa? When a person is bad, that person has to be taught. Iyo umuntu ari umuntu mubi aba agomba kubihanirwa. Umuntu haguruka wa muntu. Harry Wormwood. Uriya mugabo hari wa Mood. Given his ntabwo yari azi ko yigishije isomo umukobwa watarazi. Umwana yari agiye kuzakoresha. When a child is bad. Aho kubwira umwana we ngo ni umwana mubi. Person is bad. Yaramubwiye ngo umuntu mubi. Introduced a revolutionary idea. Icyo gihe yahaye umwana igitekerezo cy'impinduramatwara. Their parents. Kigaragaza ko umwana ari umuntu n'ababyeyi bari abantu umwana nawe agiye gutangira guhana abantu. Iyo umuntu akoze nawe arabihanirwa. Umwana kuva papa yamubwira iryo jambo. Ese avuga ati nanjye rero papa uri umuntu mubi ngiye kujya nguhana. Ni papa wabimwigishije. Ngiyo umuntu ari umuntu mubi arahanwa. Papa nawe nabonye uri umuntu mubi reka nguhane. Papa ubundi ngo ari kumubwira ngo iyo umwana ari umuntu mubi arahanwa. Ubwo ntabwo umwana ari guhana ababyeyi. None papa yambwiye ngo umwana araje no gufatira imiti chemicals yari yaragenda aravanga ibukuye umwana na umuhanga aba yarasomye n'ibitabo ibya chemistry physics byose araza arakuvangira. Yeah. Come. Umwana none yamuvangiye ibintu by'imiti n'ibiti yavangavanze bamubwiye ati iyo umuntu ari umuntu mubarahanwa. Umwana atangiye guhana ababyeyi be. Ni Kamatirida gafite ubwenge. Uyu mwana ku meza ngaha akivuka yari azi kwandika izina rye. Mama kumbi yagiye kuryama. Hano arakaba yambaye ku maso kugira atagira n'urumuri na ruke abona. Umwana acaho mu gicuku. Come into my room. Dore bya bindi muze mu gitondo babyuka akoresha mu misatsi ye. Ntagaze ko umwana yamuvangiyemo ibindi biproduit chimique. Take you to the shop. What do you say? Uyu munsi ndakujyana ku kazi mwana wanjye nangire nkwigishe business. I say appearance is 9/10 of the law. People don't buy a car. They buy me. Abantu nako bagura imodoka bakura ngiye. Such pride in my appearance. Bakunda kandi ukuntu nitwara. Clean shave. Imisatsi yanjye ukuntu mba nogosha utwanwa neza byose n'agakote keza n'icyo bankundira. Bakabona ko ndi smart. Learning too.
nawe uyu munsi ugomba kuza ugatangira ukabyiga mwana wanjye. Umugabo yagiye gucuruza abayikozeho. Cookies. Umwana hano icyo kurya ni ukimenyera. Hano nta muntu umwitayeho kuva yavuka, yarabimenye ko kuva yavuka icyo akeneye ku isi ari uzakira. Heir to the throne. Today we mwana wanjye uyu munsi ndakwicaza ku ntebe y'ubwami. Bano kumureba barikanga. Imisatsi yabaye imvi yajyaga aratisha y'umukara. Umwana yamuvangiye ibikabikoze biragenda imisatsi yari umweru biyihindura imvi. Mama arikanga kandi uyu mugabo akunda umusatsi we ni umunyabwibone. What did you do to your hair? Wakoreye iki imisatsi yawe? Dore akabikoze. hair. Ntabwo bazi ko kagira ubwenge bwo kuvanga ibyo bintu. Umugabo azi kwira mu nderwa imisatsi yabaye imvi. Yabaye imvi. Yewe! Yajyaga byuka atera kakanta bana. Uriya mwana do. Give me that. Give me going with those. Give me those. Cyo bijyanye sana. Bebe. Mu gitondo. Kamatirida. Get in. Njera. Dirty dealings, like buying stolen car parts, never stay secret for long. Uyu mugabo yibaga ibikoresho by'imodoka bibye. Gets involved. Ariko FPR itangiye kumumenya ko uyu mugabo ahantu agurishiriza modoka ari igihe agura ibikoresho by'inyamirambo mu biryo bakabimuzanira akabitera ku mamodoka ari bucuruzi. Suspect exits domicile. Saa 3:17 ukekwa asohotse iwe. Ni na 18 we. 917 is correct. Saa 3:17 niyo byenyaye si na 18. Kwereka umugabo yitwa Wormwood, Henry Wormwood. Akana ke kitwa Matilda Wormwood. One day all this will be. Mwana wanjye umunsi umwe iri garage naye amamodoka ncuruza nzabigusigira yagurushaga n'ama PS. I paid $100 for her. Urabona nk'ibintu biguza amadolari 100. Ariko iyi modoka nubwo yari yagenze ibirometero 12,000. Ushobora kubigabanya. I sell her. Iyi modoka naguze amadolari 100 nkayigurisha 1,000. But that na 10,010 sorry. Equipment. Money. Mwana batangiye kumwigisha akazi. We use super glue instead. Hano dukoresha super glue. Tugafatisha umubaraza gafata imodoka zishaje akazisanasana akazigurisha menshi. Isn't that dangerous? None se papa kugurisha imodoka zishaje gutya wabeshya abantu si bibi. Transmission. The sawdust quiets the gears and lets the engine atangira kwigisha abana be for a couple of miles. Ngo hari ibintu vanga muri moteri kugira ngo moteri izagenda umukiriya kigura abone ko moteri ari nzima igenda neza. Nyuma y'igihe giti moteri ikamukwamana imodoka igapfa. Take my hat. Fata ingofero yanjye. Ugabo n'urugaysikoro n'urujura. Kuri imodoka bishaje mu gatsata rukabigenda rukabigira. Noneho you run it backwards, the numbers go down. None ibirometero imodoka yagenze ariko mwereke ukuntu babisubiza inyuma. Ikigabe ibirometero imodoka yagenze kibisubiza inyuma. Imodoka kikayigira 0 kilometero. Papa uri bandi. Wiki. This is illegal. Ibintu ukora nago byemewe n'amategeko. Keep drilling. Kumeza na atukore. Do you make money? Winjiza amafaranga ukira akazi. But don't people need good cars? Ariko abantu bakeneye ko bagurisha imodoka nziza. Dad. Wabagurisha imodoka nzima papa ukareka kubiba. Wiseacre. Kangubwira we amunyabwenge winjije. Big you're little. Yenze ubwenge uri ikigori. Ndi mukuru uri muto. Kana kintu wantwara. Gasani mvuko nabwira umwana we. Kana karababaye ntabwo gashyigikiye amafuti ya papa. Kana karababaye bakisa kagoryi kandi barakabwiye ngo iyo umuntu akoze ikosa arabihanirwa. Twasize kari kureba supaguru n'ingofero. Ewana natsinze muri loto natomboye nari nabetinze. Let me see the money. Never mind. Double bit. Amafaranga re. God, your hair looks awful. Misatsi yawe irasa nabi. Let me in. Here's your hat, Daddy. Papa dore ingofero yawe kana kamuhereza ingofero. Umugabo yambara ingofero. Come on, get in. Njira. How much? Wari yangaye? No, and you to find out. Ayo nariye n'inju yazi ntago ari we ugomba kwemenya. Kumbe hano birasa nkaho uburoso bwo muri supaguru bwakoreshejwe. You never take us out. Of course I do. I took you to the flipper. I don't remember any of the flipper. The fit. Bavayo. Comb and the Pasohokanya abantu. I like Urebe. Bonjour, this way please. Mwaramutse. Get off. Kuramo ingofero mufata ku mutwe. Please. Kana kayishyizemo supaguru. Kuramo ingofero yanga kuvamo. Get off. Harry, nobody cares what your hair looks like. Kuramo ingofero nta muntu witaye ku isi. Kuramo ingofero biranga. Umwana arabareba. I'm gonna hate this hat. Kango kuramo icyo kigofero. Kuramo ingofero biranga. Umwana mutaze supaguru. Turashize. Apfuye. Kungura huru.
baby, stop it! wikwigira umwana kuramo icyo kigofero umukecuru nawe n'umusazi What is that? abantu barumirwa muri resitora barumirwa kana karabari kabikoze kuramo ingofero umukecuru iramushabuka parika nabi uyu nawe ngo hakurya kana karaseka ibintu umusariferi biri cyo bijya mu bicu go hey furushati umwana ifurushati mugwa umusaza we nawe araseba umwana w'ifurushati yaje yiparika mu biryo rikambe nijya turasubira mu kanya Will not be the figure of ridicule. ibi bintu by'ubuswa sinzi ibyo ari I want it now. ndashaka icyubahiro kandi nunu You don't see how you glued your hat on him. ubundi washyize supaguru mu ngofero yawe But obviously, supaguru ingofero yafashwe ku mutwe Not glue my hat to my head. ntabwo nafata supaguru ngo nshyire ku mutwe I wanjye refuse to my hair. do baby, wait a minute. akarasika kamwe n'isomera ibitabo by'isanamitima uziye kumukuraho ingofero bakuranyeho n'uruhu God. mana yanjye we uzaza kwireba mwana From now on, this Very munsi. does exactly what I say. iyi famiye izajya ikora ibyo mvuze Exactly when I say. igihe mbivugiye aba ari byo bibera shyira ingofero yawe And right now, noneho ubu rero we are eating dinner and watching TV. tugiye kurya ibya nijoro turebe na filime zasobanuwe na rande na roki Ready to get sticky. bano baje kureba filime wana muri ya tombora aho tuguha umwanya amafaranga afasha ku mubiri wawe akaba ariyo utahana Get away. tugiye gutanga amafaranga Idiots out there who don't know how to play. Here's how it goes. ku batazi ukuntu uyu mukino ukorwa reka tubibereke One step closer. iyo kureba icyana kirano kiba kiri kwisomera ibitabo aho kureba televiziyo kandi papa yavuze ngo icyo nshaka muri iyi nzu aba aricyo gikorwa You get to take home. mwana wa Incorrect answer. We'll move them closer. Hi, Dad. bite papa iki cyana cyari ku Family? uri muri iyi famiye yanjye Hello? we Are you in this family? uri muri famiye yanjye yavuze ngo famiye izajya ikora ibyo avuze n'igihe yabivugiye yavuze ngo barebe filime none umwana ari gusoma igitabo Family time. What is this trash? amasaha yo kuryana ya famiye uri mu biki Daddy, it's lovely. papa ibi bitabo ni byiza Dick by Herman iki Melville. gitabo cyitwa Moby Dick Moby, cyahamani ngo Moby what this is filth. turi baraca igitabo cy'umwana ari gusoma Nice, it's a library book. papa icyo gitabo ni icyo mu isomero banije ntabwo ari icyanjye It's reading. You're a wormwood, you start acting like one. gusoma kwawe ntabwo mbikunze ukwiye gutangira kwitwara nk'uko abaho mu twitwara tangira ibiganiro by'ubugoryi umwana dore ibintu papa bareba ni ibintu bitagira icyo byigisha umwana kibura ababyeyi b'i Kigali no mu Rwanda hose impamvu babwira abana babo ngo barebe filime ni uko bazi ko filime zasobanuye na roke ari ikintu abana baba bari bunazigire mu cyubaka ariko dore ibintu papa yari ku mwana ntibyubaka ni ibintu bibi umwana arebye filime ababaye bamufashe umutwe bari kuwukanda nawe ndebera umubyeyi umwana yakanuriye televiziyo arayikanurira ararakara bari kumurebesha ibintu adashaka yakanuriye televiziyo umwana yakanuriye televiziyo iraturika turashize cyane umuriro waje ari mwinshi Didn't do it. ntabwo ari njye ubikoze Of course you didn't do it, you little twit. n'ubundi ntabwo ari wowe ubikoze you little twit wakagoryiwe gato ukuntu yita umwana we ariko Put your light on. cana amatara gasani Was it magic or coincidence? ese ni maji cyane ibintu byari bihuriranye umwana nawe byaramucanze Humans use only a tiny portion of our brain. bajya bavuga ngo ikiremwa muntu dukoresha agace gato k'ubwonko bwacu But her own great strength of mind. matirido yari ataramenya ko ubwonko bwe abukoresha hafi ya bwose buriya ngo umuntu twese ubona hano n'abantu wita ngo ni abanyabwenge ubwonko bwacu dukoresha akantu gato nta na kimwe cy'icumi dukoresha Harry Wormwood, owner, founder, whatever. Agatha Trunchbull, principal, Cruncham Hall Elementary. banyita Agatha Trunchbull ndi directeur w'ikigo cya garidiyene y'abana I want a tight car because I run a tight ship. ndagira ngo imodoka yanjye uyikore neza mu modoka nziza My school is a model of discipline. ishuri ryanjye ni ishuri ryiza cyane Beat the child, that's my motto. cyane cyane gukubita abana mpaka bamenya ubwenge nicyo nigisha I got a boy, Mikey, and one mistake, Matilda. ahubwo mfite akana mu rugo ndi bugwe nimba ishuri ryawe ryigisha cyane cyane rishingiye gukubita ngo moto y'ikigo cy'uyu mugore ngo ni ugukubita umwana mpaka amenya ubwenge ntabwo ari ukumwigisha mpaka bamenya Let's do business. nimba aribyo nanjye uguha imodoka umwana wanjye nzamwohereza mu kigo cyawe mwigishe uri umudirektrice bita Hey, you. Trunchbull Going to school. I am. urabizi ugiye ku ishuri yigo ejo uzajya ku ishuri Yeah, okay. yayambiriye papa we nyambira umbe papa impamvu yohereje umwana mu ishuri ngo iryo shuri rirakubita
always wanted to go to school because she loved Matilda yakundaga kujya ku ishuri kuko yumvaga ko ari hazigira ibintu. what her new school would be like. Go ahead. Yibazaga ukuntu nagera ku ishuri bizaba bimeze. Ishuri bwa mbere bamuzana ku ishuri. Surrounded by trees. Ishuri yaraje muri ryari ishuri ryiza rizengurutswe n'ibiti indabyo. Well, there was a building. Ariko inzu yaraje kwigamo nimbi. So regardless of what Crunchum Hall looked like. Yirengagije ukuntu iryo shuri ryasaga nabi. Yishimiye ko yaraje kwiga dore ikigaje kwigamo. After all, any school is better than no school. Nubwo ishuri yaraje muri ryasaga nabi ariko ryarutaga kwirirwa mu rugo atiga. Umwana wari ufite ubwenge akunda kwiga. Iri shuri Matilda aje kwigamo. Directrice abana baramubona bagahaba twamubonye. Moto y'ikigo no gukubita abana mpaka bamenya ubwenge. Kandi byo kubigisha. Hey! Shuri bazanye mu Matilda. Yagasani. Bamubona ariko. Bana barikanga. Ikiga abana bigamo kandi n'abana bato garidienne primaire. You detention. Matilda yarebye arikanga. Kigajemo. You're too small. Grow up quicker. Wori gatonya uzakure vuba. Ibaza ariko. Matilda ajya kwihisha. Shoulders back, stomachs in. Stand up straight. Hey, sorry. That's okay. It's much better than being out there. Ko bambwiye ngo nze hano sinibyo byiza kurusha uko waba uri hanze. The principal, Miss Trunchbull. Uriya ni directrice w'ikigo mwita Trunchbull. You squirts better skedaddle. I'm not kidding. The Trunchbull likes to snap a whip in there to see who's trying to hide. Trunchbull araza gukubita umuntu wese warenze ku makosa. Nako ku mategeko ye. Matilda. Banyita Matilda. Lavender. Hortensia. Ye banyita Hortensia. She doesn't really hit children with that riding crop. None sura muyoboza kubita abana kiriya kigoza afite. We're scared. Oya kenshi bari gukanga abana. Ariko ibyo akorera abana nibyo bibi. Second grade. Ejo hahise umwana wiga mu wa kabiri. Weekly visit to every classroom to show the teachers a thing or two about handling kids. Yakoze amakosa none basigaye muzengurutsa muri buri shuri ryose bagaragaza uko bakoresha umwana warenze ku mategeko. Of course. Umwana yari yariyebomba mu ishuri baramuterura. Umudirectrice iyo agiye guhana abana banyuza arabaterura akarenza etaje. A window? Of course he wasn't okay. He lived, if that's what you mean. None se umwana banyuze mu idirisha bayo cyane. To be in the Olympics. Trunchbull yahoze akina mu mikino ya Olympique. Hammer. Ajugunya inyundo, ajugunya amacumu n'ibibuye biremereye. It's better than being put in the chokey. Chokey? Yeah, the chokey. Ariko ibi byose biroroshye. Hole in a wall. Afite ikintu kimeze nk'ikigereza cyitwa chokey. Agenda agafungiramo abantu kandi kiba kiriho n'ibyuma bisongoye. Directrice w'ikigo umwana ukoze amakosa durano bamufungira. Kids in there? I've been in twice. Afungira abana muri icyo cyuma ngiye bamaze kwamfungira kabiri. Arahagusiga umunsi wose. Mujya mubibwira ababyeyi banyu. I mean, would your parents? None se ababyeyi babo babwiye ngo directrice aragukubita babyizera. Hari ababyeyi batizera abana babo. Sha nanjye abanjye mbabwiye ko ku ishuri bamfata nabi ntibabyizera. Ndabona aje ahantu. Fresh meat. Abona kana gatona. Gato. Amanda Thripp. Niko witwa? Yes, Miss Trunchbull. Yes, Miss Trunchbull. What's what, Miss Ibyo ni ibiki bikize? Hanging down by your ears. Ibyo ni ibiki washyize ku matwi yawe? Pigtails? Ni imisatsi yitwa pigtails. A pig, Amanda? None se uri ingurube? Ko washyizeho pigtails? Do I allow pigs in my school? Ese nemera ko ingurube ziga mu ishuri yanjye imisatsi yo bayiziritse kuriya niko bayita pigtails cyangwa se ponytails. Is a twit. Mama wawe ni ikigoryi. Nyagasani. Chop those off. Ita ukata iyo misatsi yawe nonaha. But. Ariko iki? Did you say but? Urambwiye ngo ariko? Ndakubwira ukata imisatsi ukambwira ngo ariko. I'll give you but. Wacyane waruzengo aturo kana gato. Karaga imisatsi y'akana gato. Debira directrice w'ikigo. Turashize. Karaga imisatsi y'akana wa filime. Karaza kana. Karenze igipangu hakuryiyo. Reba ikigo yigishirizamo abana. Umwana mu bwenge ariko. Yenaze umwana. We agiye kugwa ku ruzitiro rumwica. Umwana yaje no ku ruzitiro. Yobe. Abura gato. Umwana agwa mu ndabyo. Agwa mu ndabyo. Karya umunyenga ahubwo. Karya umunyenga gasoroma indabo. Yana kari umunyenga. Twana rero dushimishwa n'ubusa. Nega umunyenga umunyora. Do. Ngambo yes. Bwana n'ubuzanga. To class before I throw you all in a choking. Mwese mujye mu ishuri cyanjye kubafunga. Lavender. What's my teacher like? Mwarimu wanje ameze ate? Run. Ugiye ko directrice ari mubi bigeza aha ubwo mwarimu wameze ate?
Matilda's teacher, Miss Honey, wari ugiye kwigisha Matilda witwaga Honey people. nako Honey Appreciates every single for who she or he. yari umuntu wita ku bana neza akabafata uko bari. Ni umwarimu w'umwana mwiza yitwa ngo Miss Honey. Okay, listen up everybody. We have a new student with us today. Mwese muceceke, uyu munsi dufite umunyeshuri mushya mwiza. I'd like you to sit over here with Lavender. Now you yitwa Matilda, agiye kujya yicarana na Lavender. So I'd like you to be especially nice to Matilda and make her feel. Ndetse Matilda mufate neza mu muha ikaze n'umunyeshuri mushya. Bivuze ngo uyu mwarimu uri hano ngo ni umwana mwiza wita ku bana bose. Miss Honey was a wonderful teacher and a friend to everyone. Miss Honey yari umwarimu mwiza ndetse akaba inshuti ya buri umwe. Beautiful as it seemed. Miss Honey ndetse ari n'umuntu mwiza. Secret. Ariko yari afite ibanga ryijimye mu mutima we. She did not let it interfere with her teaching. Ariko iryo banga ryatumaga babara ntago ryivangaga mu myigishirize ngo yigishe nabi. Matilda washe ku munsi mwiza. Kuko uyu munsi tugiye gusubiramo amasomo yose twize. Nutabyumva nta kibazo kuko uri mushyashya. Ariko nawe nugira igisubizo umenye umanika akaboko. Sibyo? Bagiye kumusubirizamo ibyo abandi bize, bandi biga bamaze imyaka biga we nibwo akize. Okay. Let's do some together. Okay, reka no tugira ko dukora. 2 times 4 is? Kabiri gukuba kabiri. Nako gukuba kane n'umunani. And 6 is? Kabiri gukuba gatandatu. 12. 2 times 9 is? Kabiri gukuba 9. 18. You've been practicing. Muri mazigiye mwitoza. You'll be able to do. Kuba bidatinze. Muzaba muzi gukuba neza. 14. Kabiri gukuba 7 14. 13 times 3. 13 gukuba 379. 900. Abandi baracicika. 27. Ibihumbi 4927. Pardon? I Ngo iki? think that's the answer. Ndakeka icyo nicyo gisubizo. 9 times 3. 13 ukubye 379 ni ibihumbi 4927. Nawe uri kureba iyi filimi ibyo bintu ntago wabimenya udafite calculatrice na mwarimu yaje kubisoma. Ni imibare no yaravuze mu mutwe atazi. 13 gukuba 329 ni kangahe? Umwana akora nka calculatrice mushya mu kigo. Mwarimu nawe yabanje kujya guterateranya kuko ibyo bintu ntago wahita ubimenya. Yari ikanzu sikari byo. Wow, barumiwe. Matilda, you know how to multiply big. Matilda uzi gukuba imibare? I read this book last year in mathematics. Umwaka ushize nasomye igitabo cy'imibare muri library. You like to read? Ukunda gusoma? Oh, yes. Yego. To read. Nkunda gusoma. Ukunda gusoma iki? Everything. Ibintu byose. Lately I've been reading Dolls Chicken. Iminsi ishize nandi gusoma Dallas Chickens. Charles Dickens nako. Every day. Icyo gitabo ngisoma buri munsi. So could I. Nanjye nuko icyo gitabo nyangisoma. Cya Charles Dickens, cyitwa Charles Dickens. You got your workbooks? Let's start with section. Mwarimu yagizemo n'ubwo batangira kuvuga ngo mukore ibitabo twige. Abonye umwana umurusha ubwenge. Hakuze kujya kwiga muri Gardienne ugasanga umwana uri kurusha ubwenge. Hikanze. Ibitabo no mugora asoma warangije za kaminuza. Nibyo uyu mwana asoma afite imyaka 6. Uyu mwana ari kunyibutsa nkigasha. Nabonaga ndi gutigiye mu ishuri. Nabonaga bari mu mbarusha yayisaza ku muyobozi w'ikigo feri ya mbere ku mangano. Injira kana kaza ubwenge bana bato mujye mukunda kwiga musabe nka Matilda nanjye narize niyo mpamvu nsobanura neza. Jen, good. Injira hano Jen. One of our little heart to hearts. Do. Directrice w'ikigo. Mise nk'umusazi. It's about the new girl in my class. Nari nje ngo tuganire ku mwana mushyashya ndi kwigisha witwa Matilda w'umuhutu. She's a real wart. Papa yarambwiye ngo mwana ni ikigoryi. Wiki? Urwana rw'uruswa rutazi ubwenge rw'urucucu. She's a very sweet girl. Parabishye Matilda n'umwana mwiza. Ndetse afite n'ubwenge. Child? Yes. Ubwenge. Multiply large sums in her head. Ashobora gukuba imibare myinshi cyane mutwe we. Akora nka calculatrice. Well, I think she might be happier in. Ndakeye kuri mwana nagakwiye kwiga muri Gardienne tumujyane nko mu wa 5 primaire bamukuye muri Gardienne. Can't handle Vipers, you're trying to foist her off on one. Kira cyane wa barambwiye ngo kira ubangamiye nawe ubwo gitangiye kubangamira ushaka kukikiza ngo cyoreza abandi barimo. Ibyo n'ubugwari. Ndagira ngo unyumve Jen. The distance the shot put goes depends upon the effort you put. Itandukana ry'ukuntu twese duteramo rino buye n'umuhate dushyiramo ngo turijugunye. Can't handle. Sasa directrice tanyo batura mwana abageye bambwiye kari ikigoryi. Kurya. Bashukunye ikibuye. Roza kino mikino ya Olympique. One day, Jen, you'll see that everything I do is for your. Jen do mwana umwigisha nimba yanagukubaganiwe shaka umwikiza ngo umwoherereze abandi barimo ubeshya ngafite ubwenge. Genda umwigisha. Gasani. Dore ibintu barimo.
bitoriza gutera utwuma ku mafoto y'abana bo mu kigo cye. Umwana ku ishuri, umunsi wa mbere ku ishuri, ageze iwabo abona hari abantu bacunze hanze. Hari abantu bikena aba FBI bari kuneka papa we, bamenye ko acuruza imodoka mu buryo butemewe, azigurira ibikoresho by'ibipapirano. When she was having that. Mom, I'm home. Oh, how was school? Mama ndi mu rugo. Ku ishuri byagenze mama, ku ishuri byagenze neza. 6th grade work. You're kidding. Mwarimu yambwiye ngo nkwiye kujya kwiga mu wa gatandatu. Dore ibitabo bamaye ngo njye gusoma. Middle of an important phone. Wacane ntagubona kuri telefone. Ask me how school. Ariko niwe warumbajije ngo ku ishuri uko byagenze. Ziba. He's supposed to do. The baby wasn't his. None se umwana katari ubwo yari gukora iki? Mama. Hey, they gotta be implants. Uyu mubyeyi ntago agiye umva umwana we. It's insane. Directrice w'ikigo cyacu ni umusazi ndakwiyamye. Fenced by her hair. Yateruye umwana imisatsi amurenza urupangu. Ibaza ababyeyi batumva abana. Ababyeyi umwana najya afa ku ishuri agakubwira ngo umwarimu hari ibintu yamukoreye, ujye utega amatwi. Ukuntu ababyeyi mwishi nako twishyizemo ko abana ari abantu babi. Nako abana bacu bananiranye. Hiya! Whack to the belly! Ewan! To the face, no! No! Jimaze kumutera igipfunsi. Dore papa ibintu bari kwigisha abana nawe ndebere. Bari kureba imikino y'ibintu cyo kurwana. Come here. Umugabo atangiye gutera kakanta arebe ko imisatsi yongera kuba umukara. Do, rebyo barimo. Kumbe mwarimu yaje gusura umwana. Don't give money, we don't charities, we don't tujya dutanga amafaranga, ntago dufasha abantu. Mr. Omod. Jennifer, honey, I'm Matilda. Banyita Jennifer, ndi mwarimu wa Matilda. Yakoze iki ku ishuri iriya nkubaganye? Matilda ajya mu cyumba cyawe. Beat it. Nona. Look, whatever it is. Ibyo umwana wanjye byose yakoze ku ishuri. No, there is. Ikibazo cyawe nta kibazo. Beat it, we're watching TV. Turi kuri televiziyo. Mr. Wormwood. Mr. Omod. If you think watching some rotten urakeka kureba televiziyo important than your daughter. biruta ubuzima bw'umwana wawe nigisha. Uri mubyeyi nyabaki. That darn thing off and listen. Kuki utazimye icyo televiziyo ngo tuganire ku buzima bw'umwana wawe? Kureba televiziyo. Come on, get this. Sawe nshira. It's not gonna like this. Umugore wanjye wo mudu ntago ari buze kubikunda. Rero bikundi. Yaje kuriba kana mu rugo ukuntu kabaye kana yabonye ku ishuri gafite ubwenge kanabubarusha. Ni mwarimu, uyu mwarimu akunda abanyeshuri be. Ku buryo no mu rugo aza kabasura. Ibintu abarimu benshi badakora. What do you want? I'm sure you're aware by now that Matilda has a brilliant mind. Ese murabizi ko umwana wanjye afite ubwenge bwinshi. Zanira byerisha. Papa byari zashize hari urwungi urwo nirwo nashakaga ubundi na mbere. Oh, no thank you, dear. Nawe tugurwungi oya. Material I didn't see until my second year of college. Ubwenge uriya mwana afite ngiye natangiye kubugira niga muri kaminuza. I really feel with private instruction that she'd be ready for college in just a few short. Uriya mwana ashobora kuzajya muri kaminuza gifite imyaka mike cyane kuko hari imyaka myinshi azasimbuka. Ari Burayi niko bakora ibintu ufite ubwenge bwinshi. Ntago bagutesha igihe ngo urangiza za primaire bahita bakujyana muri za kaminuza ugakomeza. Niko nakabaye narize ariko banindijemo. I have a nice house. Ufite inzu nziza. Wonderful husband. Ufite umugabo mwiza. You were slaving away. Ibyo bintu byo kwiga n'amasomo buzanano ntacyo bivuze. You want Matilda to go to college? Urifuza ko Matilda wacu aziga kaminuza? College? I didn't go to college. I don't know anybody. Ntabwo nigeze niga kaminuza. Nta n'umuntu tuziranye wayize. Salesman. Ariko reba ukuntu ndi umucuruzi w'umukire. Umva umubyeyi. Educated people, Mr. Wormwood. Ntukajye usuzugura abantu bize. Ill, heaven forbid. Nuramuka urwaye College graduate. uzavurwa n'abaganga bize. Or say you were sued for selling a faulty car. Cyangwa niba kurega gucuruza imodoka z'injurano cyangwa zifite ibibazo ukajya mu rukiko uzatabarwa n'umwavoka wize. Abantu bize ntukabasuzugure. Buri umuntu wize niyo waba umurusha amafaranga ntukamusuzugure. Iyo turi mu bibazo nibo duhamagara ati ngira ku rukiko bikurikirane. Going to agree, are we? Cyakwa muganga. Sorry I burst in on you like this. Mba rero ndagiye. Cyangwa nanone abantu bize ntukabasuzugure. Waba filime utari kuyumva ruki wiza akagusobanurira. Tell me about it. Yacu afata igitabo hana gisigira umwana. Kumbi mwari mwerazaniye umwana igitabo. Urakoze yabonye uyu mwana bakunda ibitabo bimeze kimwe. Buri abantu bakunda filime rero bakunda gutizanya filime ngo uzaribe filime imitwe gutya sobanura roki. Usanga ari akantu bahuriye. N'abantu bakunda ibitabo bakunda kurekomandana. Uzasoma igitabo cyitwa gutya. Ngiye nasomye cyitwa Entire school will go to the assembly room. Ikigo cyose none mbabone mu cyumba cy'inama. Wicare directrice. What's up? Wibira nibiki? Sinzi. Directrice. Bruce Bog Melody. Mu kigo hari icyana ngo cyitwa gutyo. Dore nguyu bose bahise bamureba. Little Brucey, come up here please. Bruce waza hano imbere ndakwinginze. Bruce Melody abana bose baramurebye barikanga. No guhaguruka ni ikibazo. Ibiryo
bishobora kuba bigiye guhekura ababyeyi b'uyu mwana igere mwaruka n'ibiryo uyu mwana turaturanye dutuye muri hood he lives on my block. This boy, Bruce Bog. Yes, ngiye kuba igihano cy'amasaha 5 amasaha yo gutamurangiza amasaha 5 mwicayo. Together! Kandi kingiye kugifungira muri choki n'andi bafungira abana bataga saa 11 z'umugoroba batashye saa 6 z'ijoro. Umwana ari gutaha cyumvisha n'abafukira ku cyumbu baba polisi baje kuneka papa we ahora hanze y'urugo rwe. Young lady, where were you? Mugore mutoruriye Whole school late kisses for you. Mr. Archibald yatugumishe ku ishuri amasaha menshi. You see those packages over there? They were left out there for the world to see because you weren't here to take them in. Imyanda nago yigeze uyisohora yiriwe hari umunsi wose umwana ni usora imyanda yavuye ku ishuri. Catalogs and I don't get anything. It's not catalogs, it's car parts, sweetness. It's business. Oh, if it's business, why don't you have it sent to the office? None se niba business kuki utabyoresha ku kazi? Abapolisi ukazi babandeba. Abapolisi na hano bahageze papa. They're parked outside. Abapolisi baparitse hanze bari kugucungira ntabwo bakigucungira ku kazi gusa. Who's a speedboat salesman? Barana abantu bacuruza ubwato bwiruka bumwe bwo ku mazi. Barana abapolisi ndabizi. Uzarabareba. Boats. There are no lakes. Barabagurisha amato no sari ibiyaga bihari. But some people like to go away on the weekend. Hari abantu muri weekend baba bakeneye ubwato. Barariwe niwe basha kureba. Cops. Mama barana abapolisi mama yikubeshya. I'm not. I don't know if there's cops. Bivuze ngo mama n'umugabo we nibinjisanga bose nago bazi kutandukanya abapolisi n'abatari abapolisi cyangwa umenye umuntu kuneka n'utakuneka umwana barusha ubwenge. And the Trunchbull terrorizing her school. It was a umwana mu rugo abapolisi bari bahari ku ishuri Trunchbull babangamira. Matilda ni gake yabonaga umwanya wo kwishimana na bagenzi be. Is it lavender? Lavender. Hano ndabyigiceri we n'abana. It's a salamander. Iyo ni salamander. It's a newt. Iyi ni chameleon. Small semi-aquatic salamanders from the genus. Umwana atangira kubasobanurira icyo kinyabuzima icyo ari cyo. And secrete irritating. Bibeshye ntago yiri ari chameleon. Barayibereka mu bitabo. Akanyamaswa abana batoye ku ishuri. Ku ishuri abana babonye directrice hari akanyamaswa batoye kenda kumera nk'inzoka nanone kameze nk'uruvu. Wamutu. Lemon, you're heading for the turkey. Gute ninjira mu kigo gusanga hanze ukuntu turura kana. Fanyo nkwigisha isomo warwana we. Cecuru ni umugome. Niyo misatsi y'ubugoryi. Sana kana hano. Tenago ndi nka so. Atakana gafungirana hano. Yegasani. Miss Honey. Who teaches our class today, Lavender? Please get a water pitcher. No, she'll be here any second. Come on. Urebe. Mwana ya Jano. Directrice y'ikigo ngagiye kuzamo hano. Mwana itagufatira amazi y'akantu k'akanyamaswa babonye ka mu mazi. Bahita baza guhisha ibintu mwarimu abana bigisha byose. Kuko batabona kabigisha ibintu byiza. Ideas come from hard work and careful planning. Buriya akazi karenze gaturuka mu gukora cyane no gutegura witonze. Raina, cover the birds and the beetles. Mwana ya Jano ahisha ka kanyamaswa kabo. Last time. Bano bafite ukuntu bahita bahisha ibintu bishimisha abana umwarimu akoresha. Don't laugh. Directrice agiye kwinjira ntimuseke ntimuhumeke. Don't breathe at all. Ahubwo sinumve n'urwana na rumwe ruhumeka. Yinjiye. Miss Trunchbull. Morning. Mwaramutse Miss Trunchbull. Sit. Shara. Mwana azaniro y'amazi yo kunywa. Shoo. Shinguka. I have never been able to understand why small children are so disgusting. Ntago ngenje amasha kumva ukuntu abana batari ibigoryi. They're like ari hehe Matilda bamujyanye muri choki ni mu runigiro niko bahita muri choki ni mu runigiro. idea of a perfect school, one in which there are no children at all. Ibaza ariko umuyobozi w'ikigo ngo ubundi ikigo cyiza mba nifuza ni ikigo kitari mu mwana n'umwe kandi abana ntibakwiye kwigisha ariko ngo ikigo yifuza ni ikigo kitari mu mwana n'umwe. Noneho wowe front of the class imbere y'ishuri sasa kuva kana makajyanye kugafungira mu runigiro uyaje ugatabara ni ka Matilda ni Miss Jennifer Honey. I tell you kana itakazana mu ishuri kigane n'abandi kugenda ugafunga kana umunsi wose. This could be the most interesting thing you've ever done. Ikimenyero iki kintu gitangaje wigeze ukora. Nekurira urwana hasi. Squirming worm of vomit. Icara hasi wakinya mu njonjorerwa we barutse. Yakasani imvi bitutsa tukabana ariko. Aza kunywa amazi uyaraseka.
guruka kakandi yazishije imisatsi. Miss Honey taught us how to uzi guspellinga yego yesterday. Gwereje batwigishe guspellinga ijambo difficulty if your life depended on it. Nubundi mpamvu uzi gukuri spellinga ni kwa kundi ugenda uvuga inyuguti igize ijambo nyine murabyumva. How would that be? Mrs. D, Mrs. D, Mrs. I, Mrs. F, Mrs. F, F I ubwo bari guspellinga difficulty. Mrs. L, ariko binyuje mu buryo uramugore bigisha. Why are all these women married? Kubera iki ubundi bari gukoresha ngo Mrs mu buryo mukoresha mu spelling. In spelling, not poetry. Cyo bwo kwigisha abana. Kanana. Banze ngwamazi. Let me understand why small children take so long to grow up. Numura nibaza impamvu ibyana bito bitwara igihe ngo bikure. To annoy me. Cyangwa nukugira ngo mundakaza anywa amazi arimo cyagikeri kimeze nk'umunyorogoto nanone. Bana baraseka dirigitirisamo y'amazi arimo ikinyorogoto baraseka. Anywa amazi arimo umunyorogoto. Umunyorogoto wenda kumera nk'umuserebanya ikinyamaswa ntazi ukuntu kimeze. Get it out. Speak up. Ufuke. You know what I say? As well as the next fat person. Bana baramuseka ngo yamazi arimo ikintu. Kure bana bona. It's a snake. Ngo yamazi arimo inzoka. N'inzoka we. Baramuseka. Uyaramanika. One of you tried to poison me. Mwagerageje kundoga. Ni wewe umanitse. Matilda nayo ashatse kundoga. Narimbizi. You'd like to know it smells snake. It's a newt. Iyo ntago ari inzoka ahubwo bayita newt. Kari akanyamaswa bakita newt. Trunchbull. N'ubwa mbere nanjye nkamenya. You villainous sack of goat slime. You did this. Niwe wanduze. Trunchbull. Miss Trunchbull ya. Alone? Or did you have accomplices? Ahubwo wabikoze wenyine cyangwa wari ufite abandi bafatanya cyaha. Do it. Ntago ari njye wabikoze. Like the choky, did you? Bivuze ngo nagufungiranye muri choky birakubabaza. Well, I'll pay. Uza kwihorera umamazi arimo umuserebanya. For what, Miss Trunchbull? For this newt, you pissworm! Ngiye kugwana kuba kuba amazi. Didn't do it. Ntago ari njye wabikoze. Besides, even if you didn't do it, I'm going to punish you. Because Iyo waba utabikoze ngiye kugwana. small and I'm Kuko ndi mukuru uri muto. wrong, and there's nothing you can do with that. Kana kintu wantwara. Liar and a scoundrel. And you're Shindura umubeshi. a liar and a cheat. You're the most Naso ni umubeshi. low lifes in the history. Ugurisha imodoka za kera cyane akabeshya abantu umwana yararakaye. Akanurira yane cya kiruri kirimo umuserebanya yararakara. In this school. Niwe kagoryi kari muri rishuri. God! Umwana yarebye kiruri yarakaye. Ikasani. Wa muserebanya ya newt. Mutarukira ku mwenda wa directrice. Yewe ndapfuye. Abana baraseka. Abana baramuseka. Baramuseka abana burana nabo rero. Baramuseka. To ndapfuye. Umugore wiyemera atinya umuserebanya we. Atinya kantu kumuseranya. Bana baramuseka. Bareba filime batishiye. Umuserebanya bonaga hakurya iyi zirerata. Bora abana ntago batinya. Abifitiye n'umutima mwiza. Wowe ntabwo nigeze nyeganyega. Yo bikoze. Possibly have done it when she was sitting with Yabikora gute se yari yicaye hano? Yaguteye umuserebanya atari yicaye hano. Ndaza kugucunga. Mwese murabyana. When you go to your little cubbies to get your smelly little Mwese ibyo mukora byose ngiye kujya mbacunga. lunch. Kugeza aho mukataho murira. Mwese nzagenda ndi kubacunga. Cyane cyane uwe Matilda. Hey. Yikubita aragenda. Hey. Thanks for not telling. Best friends don't. Urakoze kuba utandeze. Inshuti za nyazo ntago zirigana. Really dancing. Yewe usikaze kubyina. Wewe muserebanya uramubyinishije. Smash them and I'll come and help you. Abana bari kubyina hano. Okay. Bigana directrice. In a minute. Matilda n'utuzi twana bigana. Miss Honey? Miss Yani. Miss Honey, I did it. Ninjye wabikoze. What? Ukoze biki? Glass tip over. Ninjye watumye ikirahuri gisimbuka. Don't let Miss Trunchbull make you feel that. Wituma Miss Trunchbull yumva ko ari wakoze amakosa nkariya ntago ari wabiteye. With my eyes. Nabikoresheje amaso yanjye. Mbikwereke. Amaso yanjye uyu mwana yigeze kureba televiziyo irameneka. None rero kuvuga ngo kandi kukwerebye kira kiruri tubona umuserebanya urasimbutse. Many people don't feel powerful at all. Kibura wa mwana wigirira icyizere uri kumva ko ufite imbaraga. Abandi bantu baba barihebye bumva nta mbaraga bafite. Kana ukaza kumwereka ko ibirahuri gatuma bigenda. Kanurira ikirahuri. Birakariba. Simbuka w'amazi we simbuka. Simbuka wa kirori. Matilda. Matili.
really did do it, Miss Honey. ngenda bizi ninjye wabikoze ninjye warebye ikirahure umusore banyura simba. Things about life is sometimes you can do something until you want to show someone and then you can't. ndabizi muzima rigiye baho kumva ko wakora ikintu ariko washaka ukimwereka bikanga. Ntago ari uko bimeze. I don't know. Simbizi. Maybe I made myself tired. Ahari menya naniwe imbaraga zanshizemo ariko ninjye wabikoze. I'd like to come over to my house this afternoon. Ese uyu munsi waza kunsura mu rugo? I'd like that very much, Miss Honey. Nabyishimira cyane Miss Honey. Bamwita Jennifer Honey. Uyu munsi barakwereka Meteresa atashye yatahanye n'umwana. Yeah. Ndikumva nkomeye nazenguruka isi yose ngenda. We ntabwo unyizera sibyo? Sinzi ibyo wizera mu mwana ngo ufite by'imbaraga. Gusa wowe ubwo ubyizera n'umutima wose bizagufasha. Bageze hano. Hara niho Miss Trunchbull atuye directrice. Why is there a swing? Kuki ari ikicungozi? A girl I know used to live in that house. Umukobwa nzi yahoze aba muri iriya nzu. Uwo mwana w'umukobwa yari yishimye. She was just 2 years old. Her mother. Afite imyaka 2 umwana yaje gupfusha mama we. Doctor. Papa yari umuganga. Needed someone to look after things at home. Yari akeneye umuntu wakwita ku rugo rwe. Mother's stepsister to come and live with her. Arangije atumira umuvandimwe wavukanaga na mama w'umwana wari wapfuye ngaze kuba muri urwo rugo ariko batari bahuje mama. Stepsister. Yes. Uwo mu Anthony Trunchbull. Worst of all, when the girl was 5. Umwana amaze kuzuza imyaka 5, papa we yarapfuye. Die. Papa yapfuye atese. Decided he'd killed himself. Abapolisi baravuze ngo yari yishe papa w'umwana. Such a thing. Kubera iki se yari kwiyica? Knows. Nta muntu n'umwe ubizi. Uwo mwana asigaranye ubwo yasigaye arerwa none na Anthony Trunchbull. She found a small cottage. Uwo mwana yaje kubona akazu gato. Lovely rhubarb farmer for just $50 a month. N'akazu yishyura $50 ukwezi. She planted hundreds of wild. Aragenda kuzuza indabyo uwo mwana amaze gukura niko yiberamo yarishimye. Umwana abayeho neza. No, I told you this. Uzimpamvu ngubwiye ibi. You were born into a family that doesn't always appreciate. Wa mwana wavukiye mu muryango utagufata ngo guha agaciro. Very different. Gusa ibintu bigiye gutandukana bizahinduka. Mwarimu. Should we go inside and have tea and cookies? Waza tukajya mu nzu nkaguha biswi n'icyayi. Yego, bana bakunda biswi. Mwana arebye akazu kari hano abona n'indabyo. Cottage from your story. Yanzu wavugaga iri mu nkuru yawe. The young woman is you. Wa mwana mutonyi uvugwa muri iyo nkuru ni weho. Bivuze ngo No. Ushya ntabwo bishoboka. Yes. Yego birashoboka. And Trunchbull. Trunchbull ni anti wanjye wandeze. Ngeze namwirukana mu rugo rw'iwabo ajya gutura hanze. Uyu mwarimu burya Anthony Trunchbull. Uyu mwana ngari muto mama yarapfuye. Umuntu utaruhuje na mama we umubyeyi ariko arabavandimwe ari we Anthony Trunchbull aza mu rugo ngamurere. Hashize imyaka 3 papa we itapfa. Urugo rw'iwabo uyu mukobwa hani rusigaranwa na Trunchbull. Yes, please. Dore umwana yagiye gukodesha kandi Trunchbull afite urugo rwiza rwaru rwa papa uyu mukobwa Jennifer Honey. I've often thought about it, but I can't abandon my children. Nubwo banyirukanye muri iriya nzu Trunchbull numvaga ntasiga abana banjye. You're very brave, Miss Honey. Abana bawe n'abana b'ibipupe. Ufite umutima ukomeye. As brave as you. Ntabwo mfite umutima ukomeye nk'uwawe. You weren't afraid of anything. Nari nzi ko abantu bakuru nta kintu batinya. All grown-ups get scared, just like children. Abantu bakuru no bagira ubwoba nk'abana. Wonder what Miss Trunchbull is afraid of. Ubu ndibaza ngo Miss Trunchbull watinya iki? Nimba abantu bakuru batinya Trunchbull atinya iki? Dore Miss Trunchbull mu nzu nini uyu mugore agatura mu kazu gato byegeranye gato. Kandi urugo n'urwa papa we. Bari hano bari kugenda babona Miss Trunchbull. Ni tante w'uyu mukobwa Jennifer Honey. Ninsaba mubona kisa nabi ibirabyo byayereye mbega nawe ubwasa nabi no ku mutima. Pakira imodoka ye n'umujinya tarajya kurahura n'ipusi. Ura n'ipusi. Ndapfuye umugore atinya ipusi. Ngo n'abantu bakuru baratinya. Burya atinya ipusi. Iyi atinya ipusi z'umukara. Hey. Kubita umugeri pusi. Turashize. Pusi gwani yitica isheni. Oh, he's all right. Imana ishimwe pusi imeze neza. Yatse imodoka co. Urebe. Get your treasures. Tujye kuzana ubutunzi bwawe wasize mu nzu y'ababyeyi bawe. Anto waragiye tujye mu nzu tujye kuzana ubutunzi wasizemo.
sasa uyu mwana yimuka ngo yasizemo ubutunzi bwe ibipupe bye nibyo yitaga abana be vayo ariko hani vayo Matilda dore ngarajya mu nzu ya Trunchbull uriya mukecuru agusanze mu nzu yakwiciramo uyu nawe arakurikira sasa yari mu nzira agenda imodoka imupfiraho wibuka imodoka zose zaguzwe mu rugo zaguzwe kwa wa mugabo Henry Wamwood zipfa ubusa kuko aba yaratuburiye abakiriya ngo imodoka ni nziza binjira mu rugo iyi nzu ni iyanjye niyo uyu mwana ababyeyi be bamusigiye ariko tante we Trunchbull yayimwirukanyemo yarayikabye Oh my. Yagasani kise hano My father's portrait hari ahantu hari hamanitse ifoto ya papa wanjye The Trunchbull must have had a strong stomach. none dore umuntu wagiye akamanika igishushanyo hari hamanitse ifoto ya papa w'uyu mugore ari nawe nyiri inzu uyu mugore yarayimanuye hamanika ifoto ye umugore afite ibibaraga ukuntu turi imodoka Trunchbull ahubwo azanabica Yagasani imodoka yarayikatishe yerekeza mu rugo rwe imodoka yisunika wenyine Father's chocolate box. dore ka box papa wanjye yashyiragamo shokora After supper, he'd take a chocolate, cut it in half. iyo twamaraga kurya papa yakuragamo shokora Me the bigger half. akayigabanya akarya agace gato akama kanini Count them so I couldn't even sneak one. ubwo yapfaga Trunchbull izi shokora zose yarazitwaye yanga kuzongera kumpa shokora akajya azindira mu maso izi shokora nta mwana uzirya Trunchbull niwe waziryaga wenyine akakarababara Have one. wariyemo imwe wayiriye No. ya She'd know. yabimenye ko ari shokora yabuze Where's Lucy doll? cya gipupe cyawe cyari se kiri wavugaga se kiri hejuru Matilda. kana karashaka ukimwibira uyu mugore ibipupe bamwambuye akiri muto aramukanga turashize Matilda wakantu kimwe umugore kumba aragarutse ze hari abari kuyikiniramo imodoka yamupfiremo Tatururi iki nicyo cyumba nararagamo kera uru rugo rukiri urw'iwabo hano nta bakozi baba bafite ngo bakore amasuku byibuze Magnus. papa we yitwaga nde Magnus King Magnus. He called me Bumble. namwitaga King Magnus nawe akanyita Bumblebee I don't think Magnus killed himself. ntabwo nkeka ko papa wawe yiyahuye Do I? nanjye niko mbikeka ushobora kuba ari cya Is that Trunchbull kiriya ni cya gipupe cya Lisi ni agapupe uyu mukobwa yakundaga akiri muto Jennifer Honey bakiraho uriya mugingo ugurisha imodoka w'igisambu ndashaka imodoka nshyashya waranuburiye mu modoka ishaje wamubeshyiwe I'm gonna sue you. I'm gonna burn down your showroom. I'm gonna take that no-good jalopy you sold me and shove it up your bazooka. When I finish with you, you're gonna look like roadkill. Baby. You what? do eza kureba shokora ze indo hafunguye hano yeah Shouldn't we hire something? Yeah. Go to the end of the hall, down the stairs, and out the kitchen door. I'll distract her. wegenda wishaka kurya iriya ndamurangaza Who's in my house? indi uri mu nzu yanjye baby Come on, fight like a man. vayo duhangane nk'abagabo indi uri mu rugo rwanjye rikaza bafatire mu rugo rw'ureme ngo harashye dore akana hano kihishe Nyagasani urebe oya vayo aterura cya kibuye kinaga hakurya ndajya kwitsimba
do Nyagasani kore arakomeye arabyina inzi simbuka inzika yaje asatira hana kana kari kugera no kana hano kari karahavuye nimba kihishe nagatari nimba kitsimbye ave hano nkumvisha umuntu gafashe yakica gafashe yakica dore kana hano kihishe munsi y'ameza bebe uyavayo kurama kana kararigize nimba kagiye kana karabuze kumbe dore kihishe munsi y'ameza kakana nagatari shawo dore kana kihishe karatwika sano kumujinya bya bikeke arya nk'igisimba wagira ngo ni ihene iri kurisha ihene iri kurya vetiveri irimo sondori yavayo kingura urujya kubitaho uburyo ngo yagira ngo umuntu wari uri mu nzu yarasohotse aragiye ahita asubira hejuru uyavayo umuntu wari uri mu nzu yanjye arasohotse buriya aragiye iyo yumva parufe Rebe. Hey! Turashize. Yash. Yo. Some rats are gonna die today. Munsi imbeba ziraza gupfa umve hey Agasobanuye mwana ribyiri ka muguru yonu do yeah hey ikangamo hey bari bamuziye mu rugara babuze Feel my heart. mva umutima wanjye ukuntu uri gutera Most scared you've ever been. Your whole ko wagira ngo n'ubwa mbere nikanze mu buzima bwanjye yari kubica Come on, let's go. ngwino tugende treat people like that. ntabwo dukwiye gutuma umuntu adufata kuri Teach you a lesson. uriya mugore hari umuntu ukwiye kumwigisha isomo mva umwana Then we'll go get your doll. turaza gutegereza nagenda tugaruke dufate igipupe cyawe sibyo ngwino nkubwire Matilda, Matilda you will never go back in that house again. sezeranya ko iriya nzu utazongera kuyinjiramo I promise. ndagusezeranya banukanye akana ntabwo bakagira ngo nagenda ngo twongere tugaruke mu nzu ye dukuremo igipupe akana ntabwo bakagira uyu mukuru we Jennifer rwo yatarano sinzagaruka hano So we came home with $2,000 siko dutashe dufite ibihumbi 2,000 by'idolari in the air, and we both none tubishugunye mu kirere like we were on the $1 million sticky. umugore ari kuganiriza abantu You abantu like- banaganiriza niba abapolisi n'aba FBI nako iriya shonda yikunda The old days. biriya Now byari bya kera it's all over this. umwana aratashye Give me a dime, Matilda. This is Bob. Matilda ni Bob na Bill The cops. abo ni abapolisi Cops, they are ace banaga abapolisi bacuruza amato I'm starved. nsariranyishe Hi, Harry. bite hari Who are you? muri bande What is this, a hot tub party? hano habaye ikirori Here. nzokere mu nzu All day I come home, you're entertaining a couple of surfer dude bodybuilders. banakoze umunsi wose gata Dad. papa abo ni abapolisi Interested in timeshare? urifuza ko tuzagurisha ubwato
let me talk to people. I am in a cage, Harry. none se ntabwo nemerewe kuvugana n'abantu hano mbani muri gereza Besides those stupid kids. bamwe kuvugana n'abandi bantu batari ibi bigoryi by'abana twabyaye Home and find dinner on the table. umugabo agomba gutaha agasanga ibiryo biri ku meza umwana atangira kwitinya. What do you want? Papa. Yell at me, okay? Ngaho nsakuriza. Up and leave us alone. Ziba wacyana we nawe ndekanye nyine. Again. Ongera unsakurize papa. Usakurize. Man, pound your miserable hide. Ahubwo reka nze ngutimbure wawe kwana we. Kugira ngo muzajye mu micubahiro hano. Umwana kanuri urugi kumwe bajya bamutonganya. Umwana urugi rukinga atarukozeho. Ahita ashyiramo n'ipata. Uyu mwana bikoza bishaka noneho. No kid likes being yelled at. Nta mwana ukunda gutukwa. Precisely Harry's ranting and raving. Cyane bitutsi papa we hariya mutukaga. Power. Ibyo byatumye umwana atangira kumenya ko afite imbaraga muri we. Practice. Icyo yarakeneye ni ukuzikontorora no kwitoza. Umwana amenye ko afite imbaraga. Atangira kwitoza amenye ukuntu azajya zikoresha yarakaye. Azize imbaraga kenshi ze zikora iyo bari kumutuka yarakaye. Yatangiye kwibuka ukuntu bajya bamwita. Urakagoryi. Akibuka ukuntu umutuka tibupoye n'igisambo kandi urubuto ntago rujya rugwa kure y'igiti cyararuvuyeho. Niburi wa mudu nawe twarenga ba wa mudu. Umwana yarakaye nibwo imbaraga ze zikora. Umwana yatangiye kurakara. Amataka yafungura atayakozeho. Akaza agasuka hano mu giporezo. Ikika akagikoresha atagikozeho. Umwana imbaraga zatangiye kuzikontorora. Hey! Ewan! Imbaraga sano namaze kuzisobanukirwa. Amatara yatsa atayakozeho. Umwana atangiye kumenya imbaraga afite. Buranga ubwongo bwacu bufite imbaraga zidasanzwe kuko bwose tutabukoresha. Umwana hano yarabakiye arisobanukirwa. Usanga afite imbaraga zidasanzwe. Araziserebura. None ndahatwika. Dore indabyo. Imbaraga ziragiye azi. Menya ukuntu azajya zikontorora. Ewan. Ndi buhatwike. Ewan. Ndabica. Ndabamara karagiye. Ndahatwika. Barishimye. Ibintu mu nzu gasigaye kabiterura. Katabikozeho kakabikaraga. Kana gafite ubwenge bwinshi. Ubwonko buhambaye cyane. Bufite imbaraga zidasanzwe. Uko kari Played especially for all you little bitty pre-ones moving and grooving on this sunny afternoon. Playing music to make you smile, so you'd better not touch that. Inzu yose ibintu bishyize ku murongo n'amarida yakura hatayakozeho. Agikura amarido mu gitondo abona baba polisi. Baje kuneka papa we. Mu rukerera. Search warrant to do this. Mbere kuza gusaka hano twagombye kuba dufite igipapuro se gisaka. Nta mupolisi wemerewe kuza mu rugo rw'umuntu ngasaka adafite search warrant, adafite igipapuro yahawe n'urukiko. Kivuga turi umuntu muzagende umusaka. Umuntu naza kugusaka uzamwangira ibyo zaba yambaye byose. Nakomwe ntago mugira bavoka. Hano baje gusaka ikarito uriya mugabo abikamo ibintu bye. Kuko papa w'umwana n'umugezi wa nabi. Ibikoresho by'amamodoka by'abandi. Ikarito nabonaga hano igiye. Umwana ikarito arongera yisubiza inyuma arayimura. Kugira ngo batayisaka bagafunga papa we. Come on. You two men are gonna be in a lot of trouble very. N'abagabo babiri mwe muraza kwisanga mu bibazo. It's the female minor. Dore umugore wigeze w'umwana. Dore umwana wigeze umugore. Aren't you supposed to be in school, young lady? Ntago wakabaye ku ishuri. Ahubwo simwe ntago mwakabaye mufite igipapuro kibemerera gusaka. Narabisomye mu gitabo ko umuntu uza gusaka nta gipapuro afite ushinzwe umutekano afungirwa muri gereza y'abapolisi. Let's go into federal prison. Papa we ni uzafungwa. In a federal orphanage. Nawe witujyanwa muri orphelinat. Make sure it's a nice orphanage. Ariko nutwemera tuzakohereza muri orphelinat nziza. Teeny weeny cockroaches. Wakana we, sibyo wakanyenzi we gato. Umwana imodoka yaba arayitwara. Hari n'ikindi cyaha mugiye gukora. Turi imodoka yanyu igiye kugunga kandi ni yanya kana gasiga gatwara amamodoka katayakozeho. Bagiye umwana asigarana kasete y'ibimenyetso bamaze igiye bafata papa we. Bafata kasete. Bought a little time for her dad to come. Umwana ibyo byose yatabaye papa ngo batamufunga. Agira ngo papa bateta mufunga none aha. Byibura banza agerageze kugarura ubwenge. Ariko ubugizi bwa nabi. Muri iryo joro Matilda yarambaye. Igicuku. Maze kwambara ahamagara marete ye. Muri iryo joro yambaye umupira w'imbeho. Ashyiramo ikote. Agiye. Ababyeyi baba bari kureba filime za Karasobanura. Where you going? Ugiye wakagoryiwe hanze. Uyu mwana ibaze ko ababyeyi batamwitayo umwana w'imyaka 6. Niyo yagenda hanze nta muntu umwitayo. Fata karoti. Umutera karoti.
umwana arayikontorora arayihindukiza arayimusubiza koma musosi ndapfuye igisaza cye uyu mwana ni umwana usohoka mu rugo saa sita z'ijoro ababyeyi ntibamubaze ngo ugiye ntabwo bamwitayeho ahubwo bagize amahirwe yagenda ntazagaruke kugira imbaraga ubundi biba bingana nk'ikintu uzazikoresha Matilda yari afite ubutwari muri we muri rya joro umwana yagarutse kwa directrice muri iryo joro umwana yagarutse kwa directrice ndagira ngo rebe filime mu gicuku yagarutse kwa directrice arartyaza ibyuma we uyu mugore ni umugome arartyaza ibyuma arya na shokora abana baturusha ubwenge barya utuntu turyoshye abantu bakuru buriya mwabuze ubwenge mwirirwa munywa ibiyoga bibishye abana ni utuyawurute utuntu tu ice cream ikintu gituma abantu bakuru banywa ibiyoga n'ibindi biyobyabwenge bana batorata inzoga n'imbi sibyo uzajya ubona iwanyu bari kunywa inzoga mujye mubwira ababyeyi banyu ngo papa ni bibi munywa urwunge zana umwana sasa atangiye hano yahereye kuri ya foto arayireba atayikozeho irijyana areba na cya gipupe ibintu bya mwarimu we Jennifer byose biri muri iyi nzara bishaka cya gipupe arabanza aragihamagara aje kwiba ibikoresho byose bya Jennifer atabikozeho amagara igipupe kiraza umuyaga uragitwara ugasiga afite imbaraga ariko umuyaga uragatwara ahubwo bebe Vayo. Rebe. Arayitoza gutera amacumu nimba azayatera abandi. Directrice abica. Mwana arabanza zanireba za shokora arazizamura za shokora izi ni shokora directrice nako mwarimu wakunda Jennifer hani nazo arazifata ikintu numvishe mu idirishya ikintu numvishe kariya kana gafata sibyo muri hangana urwunge nicyo kinyobwa kikiyoboye umwana igipupa aragikura asigaye afite ibaraga bidasanzwe nta bibaraga bindi bidasanzwe we akoresha ubwonko bwe 100%. uri kureba iyi filime ukoresha agace gato cyane niyo mpamvu ubona nyine nta nurajya ibyo birabaye umwana aramanuka ari kumanuka kakitero nimba ari akabano nimba bakita gake ni umubano dore umugore aratera amacumu nimba yitoza kwica ibisambo turashize Leonari umwana zano yibana za shokora muri hangana cya King kiba kituvangiye sasu yari hano yumvishe idirishya ry'ikinga za kureba dorakana gafite umutima ukomeye ibaze kwiyahura mu rugo rw'umugore nk'uye gufashe yakwica mu rugo rwe arara yitoza gutera ibyuma kana karamureba yari kunywa icyayi akana kari gukontoresha ibintu byose amaso isasta z'ijoro kazigeza gakoresheje kihutije n'isasta zita zigera kugakoresha ubwonko umwana gira gutya inteba yegeza inyuma rebe koresheje amaso uyabona sasta z'ijoro zigeze mu kanya saa 3 agiye kwicarana akana kari hano karategura gira gutya zari sasta z'ijoro karongera kajyana urushinge zibasayine zari 3 zibasayine nako mumbabarire ifata isaha do kana karbanza karibano gakoresheje ubwonko bwako buri kiremwa muntu dukoresha ubwonko bwacu igice
Hey! Leonari! Yeah! Tu! Umwana ari kubikora. Leonari ngwino hano. Tu! Katururi. Umwana arabanza amanura yafoto uyu mugore yashyiza. Wibuke mwarimu Jennifer azano. Kingurira King. Yaravuze ngo iyi foto ahantu imanitse ngo hari hamanitse ifoto ya papa we. Umwana yafashe ifoto y'umugore arayitwika koresheje amaso. Ibintu byo kujya mu rugo rw'abandi ukarushimuta ukamanikamo n'ifoto yawe ntago ari sawa. Reba filime. Umwana kumarura byabibuye. Ibyo yajya gatera ari muri akikina ya mikino ya Olympique uyu mukecuru. Yo. Magnus ifoto ya Magnus vayo. Uyu ni papa wa mwarimu Jennifer Hani. Ifoto vayo nyirurugo uyu yashimuse. Banakeka ko ashobora kuba ari we wamwishe. Wishe papa uriya mwana Jennifer cyangwa se wa mwarimu wigisha kano kana Jennifer Hani. Yarebye saa sita z'ijoro zimwuzuriye mu kanya hari saa 3 ariko zikubona amasaha ari kukwirukanyiraho wari wakwisaho ukabona ni saa sita mu kanya wari ukabona ni mu gitondo burekeye. Umugore yarahamutse abonye ifoto ya Magnus azi wapfuye yimanika ubwoba bwaramwisha caho. Yana reka mbe njya shokora mbitekerezaho nakana kinjira mu nzu umukecuru ahunze urugo rwe. Sasu yari mu nzira agenda yabonye umwitero. Uyu ni umwitero kakana kambara mu mutwe buri gihe ku ishuri. Niyo style yako aranayihumurizi aya mavuta ariho niki. Kombe mu gitondo. Miss Yani ntabwo uri bwizere icyo nkuzaniye. Yazaniye icya gipupe Miss Yani yakuze baramwambuye. Uriya mukecuru rero mwibiye igipupe. Dore n'akandi nkuzaniye ni shokora papa yajyaga muhakera. Byose byari byaribwe n'uriya mugore directrice. Sana shokora nyiguhishire. Uyahisha igipupe batamenya ko ninjoro bagiye kukiba uyu mukecuru. Directrice w'ikigo. I will be teaching your class today. Uyu munsi ishuri ryawe ndaza kugufasha kuryigisha. Dore isura. Harimo n'uduheri wagira ngo ntazi ya mavuta bita arya bada. Honey to get very, very nervous. Matilda. Miss Ya no munsi yagize ubwoba ariko Matilda yari afite umupango. She is really raving mad. What is it your father used to call you? Pawe yajyaga guhamagara ngo iki? Bumblebee. Yamamagaraga Hummingbird cyangwa Bumblebee. He called her Trunchbull? No, I suppose he called her Agatha. None se Uncle Tanchbull nako watantuye Tanchbull bamwitaga ngo iki? Bamwitaga Agatha. Maybe I could go back to the house and put the doll back while she. Iki gipupe ndagisubiza kwa directrice mu rugo atazanamenya ko ari we wagikuyeyo. It's gonna be okay. Biraza kumera sawa ndagusezeranye. You promised you wouldn't go back in that house. Nejo bundi wansezeranyije kutazasubira muri iriya nzu. On the garage roof. Nabikoze byose ndi ku rusenge. Nakoresheje imbaraga zanjye ibintu mbisohora mu nzu ninjiyemo. Ibyo bintu by'imbaraga zawe uhora umubwira ntazo ufite wakanawe kucubeshya kandi imbaraga kamenye kuzikontorora karabanza kamwiryaho. Umwana arongera azamura hano ijagi atayikozeho mwarimu yikangamo turashize. Mwana yambwiye ati njyewe mfite imbaraga ibintu mbisohora mu nzu ninjiye muri iyo nzu za mbaraga zawe ngiyewe baranzi mfite imbaraga metero zikangamo turashize. Karamuseka ngiye mfite imbaraga. Reka noneho nyimanure hasi hari urebe. Arabanza shyiraho amarita ahisha ibintu byose uramwari mwenga yurikanga kana kamwereka imbaraga gafite gakoresha ubwonko bwako 100%. Ibintu ikiremwa muntu kitarabasha gukora. Nice girl. Ntakongera kwigira umwana mwiza. Hey, niko kamubwiye ati ibintu byo ku mwana mwiza tubigabanye. Hey, don't make me wait. Icara mwese mwituma nekerezo yarinjira. And hold the newt. Vayo. Hey. Ranks. Nawe cye mu bandi wa bwana we. Directrice w'ikigo. I am here to teach you all a lesson. Mwese nkikubigisha isomo. Directrice w'ikigo. Sometimes in life, horrible and unexplainable things. Rimwe na rimwe mu buzima ibintu birutasobanura bijya biba. These things are a test of character. Ibyo nibyo bisuzuma umuntu tukamenya uwo ari we. Gasani. Ubwana bwiga muri kaka
muri gardienne bahita mukaga. Character. Form a line across the room, quickly. Mwese mukuru murunguzi mundi. Fill this gap. Yeah. I expect you're wondering what I'm talking about. Yes. A child came to my house. Hari icyana cyaje mu rugo rwanjye n'injoro. When? Sinzi igihe yasi cyangwa igihe yagereye mu nzu yanjye. No, you. Buretse wowe wezi. I know a child came. Ariko umwana waje mu rugo rwanjye ndamuzi. Dore ngo uyu. Do you know it was illegal to enter someone's home without their permission? Mwari bizi ko amategeko hano umuntu winjira mu rugo rw'abandi nta burenganzira afite. Yego Miss Tanchbill. Shoulders back. Mwese mubane barabana nk'abasirikare. Do any of you recognize muri mwese this? Hari uwibuka uno mubano. Uyu mubano abana bose bazi uwambara. Baramuzi ni Matilda. Kadukina umukino. Wearing a pretty red. Okay, reka tubanze tubare. Ejo hahise hari umwana wari wambaye no ribbon. Cyangwa se uno mubano. None uyu munsi ntawe yambaye. Uwo mwana niwe waje mu rugo rwanjye ruhato. Who does this disgusting ribbon belong to? I shall personally see to it that the demented, drooling, slime-breathed little Lilliputian who owns this disgusting ribbon. Ndashaka kumenya umugenga waje yambaye no mubana ka utwanjye n'ibyo yakoze akabisobanura. Punchbowl, I was the one who was. Ninjye waje wawe ninjoro. No, I didn't. I broke your. Kuvuna kaboko. Do it again. Nigeze kuvuna kaboko mbere ndongera nkavuna. I'm not 7 years old anymore. Ntabwo ngifite imyaka 7. Tante wanjye Punchbowl. Bana bari kanguye ni tante we. Ntabyo bari bazi. You will be put away in a place where not even the crowd. Wacyano ngiye kugufungira ahantu nta muntu umuzongera kubona ndabizi ko ari we waje wanjye. Look. Reba. Umwana azamura ingwa koresheje amaso ye. We dore ingwa uri kwizamura we yarikanga bira byose n'umwana uri kubikora bikoresheje ubwonko bwe. Yaranditse ngo Agatha, Miss Punchbowl bamwita ubundi Agatha. Yarabibona. Uri kwandika ibintu Magnus ni wa mugabo wapfuye ari papa w'uyu mukobwa, Maîtresse. Ndagira ngo inzu ya Bumblebee umukobwa wanjye n'amafaranga ye ubimusubize. Nyagasani. Nurangiza usuhunge uve muri uyu mujyi. Nudahunga ngo uve muri uyu mujyi nzakubona. Nzakubona nkuko nawe nkuko wangize. Mbega ni nkuko urashaka mwana kugaragaza ko ari wishe umuntu. Nyagasani. Ibintu biradogera. Yeah. Hey. Nyagasani. Hey. Mwana mukubita shifu. Zirimo imyanda shifu nawe urabizi bajyaga batubwira ngo mujye kuyikubita hanze muyigarure. Mwana yamukubise shifu atamukozeho. Wari warigize intare y'inkazi. Kamatirida karatwikita kongera kazamura n'amarido. Nyagasani. Undi mani bayarabibaze dukoresheje ubwonko bwacu 100%. Akenshi twajya dusara bwaturika. Ni ingaruka nyinshi. Twajya tubona n'ibidahari. Iyo mpamvu usanga dukoresha agace gato ku bwonko bwacu. Uyu mwana wakoresha igice kinini niyo mpamvu ubona basha kumuvinga ibintu akabijyana handi atabikozeho. Niyo. Directrice w'ikiga abana baza kumushungera. Baye waruzingo we patakana kamwana. Abizi? Patakana. Rebe. Patakana. Directrice. Miss Trench. Wibikora wishukunye umwana. Umwana bagiye kumunyuza mu idirishya ngo rimeneke. Umwana akingura idirishya basi ritamukubita. Agiye kugwa hasi kano karamukaraga gakoresheje za mbaraga zakabwo kamuha umunyenga. Aho kugira ngo agwe Matilda ari gukoresha imbaraga reka nguha umunyenga. Matilda muha umunyenga agurutse umwana. Ahita namugarura mu ishuri. Mwana yaruka uwo Matilda umuyoboye. Yarashukunye umwana ngagwe. Matilda yagaruye umwana ari kumukontora. Sunika Directrice agwa ku mubumbe w'isi. Kuri gorobe. Munkaragire reka isi mwikaragire mufungira amaferi. Ubonye Maîtresse kari ubisabye barabanza Directrice ari warigize karakajye baramuseka bamukaragira ku isi si mwikaragiraho mufungira amaferi. Byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho. Turashize. Ibi byose ni Matilda uri kubikora atamukozeho.
wari warigize intare y'inkazi yirirwa kubita abana bababaza buriya nta cyiza cyo gukubita abana uyavayo aza gonga kanano Rebeka vayo Karavenda Matilda ahita akazamura hejuru directrice afata ubusa bana ndanahatwitse ibyo byose ni Matilda uri kubikora mu ibanga dore bya bintu abana baba bapfunyitse bari buze kurya bana bafayo babona directrice wajya kubakubita hasi abiga mu mashuri yisumbuyeho wana directrice yapfuye nawe utayiryaho mwese mutera ibiryo byanyu imigati imireti by'abana bose bapfunyitse imbuto rekura nta kibazo uyamumanuye neza atamukozeho ntabwo nari nzi ko nabasha kuguruka kumbe ntabwo aguruka ahubwo ni Matilda uri kumufasha directrice wajyaga kubita abana bose baramwanga buriya abana umuntu banga n'Imana ntabwo ibimukunda kuko Yesu yavuze ko ubwami bw'ijuru ari ubw'abana niyo mpamvu abana muri iyi minsi ngiye kujya mbakorera filime abantu bakuru nabonye nta keza kabo bakorera filime nziza ntibanyoherereza amafaranga kuri ya mobile money yanjye ubu ni njye abana nibo banjye na Yesu bari bo bantu be directrice barakamumeneye directrice abamuteye papier hygienique abamuteye amaronji imigati bari kurya iki niki directrice abana ntago bamukunda iyo wigisha abana bisaba kwigira nkabo kugira ngo urebe hanini ko bagukunda ni nabwo bakubaha ibyo babwiye bakabikora kuko babikora bavuga ati n'umugenzi wacu bitubwiye ni iniga yacu ati rya shuri ryasaga nabi ntabwo ryongeye gusa nabi barakwereka Miss Yani Metresse yasubiye muri ya nzu ye Matilda was a frequent visitor. ndetse Matilda was a frequent visitor yari umushyitsi umusura buri gihe bihoraho umwana asigaye asura na Metresse hani umutima wanjye uri gutera cyane gusa neza uriya mugore akiba muri iyi nzu y'ibyo no mukobwa kubera yari yarishe se yasaga nabi barakwereka kiraho ababyeyi ba Matilda mwana wacu turakivayo tugende uyu ni mama wa Matilda bahita bapakira biswi tugende twirukanka Well, nobody will be there. We're moving to Guam. Twimukiye muri Guam. Yeah. Daddy's not going to be in the oil business anymore. I don't want to. Papa, business yavuye muri sinshaka kugenda. A permanent vacation. Turagenda ngo tuzagaruka. Speedboat salesman to the airport. Turi guhunga polisi tugiye ku kibuga cy'indege. Well, it isn't fair. Njye buryo munjyanyemo ntabwo ari byo. Fayo tugende wa cyane Matilda baramutwe barahunze polisi y'umugabo yagurishaga imodoka. Simeze nabi polisi iri kumwiga. Why would she want some snotty disobedient kid? Because she's a really wonderful child and I love her. Uyu mwana ni mwiza ngenda mukunda. Miss Honey? Ariko ubundi wanyadobuza ukambera mama Metresse. Look, I don't have time for all these njye ntacyo mfite. Second dad, I have the adoption. Papa njye mfite ibipapuro byo mu rukiko reka mbibaye musinye njyewe Metresse abari umbera mama anyadopte mwe mwigendere. Are you hearing this, Harry? All you have to do is sign. Papa we sinya ko utakiri papa wanjye na mama sinya ko atakiri mama wanjye njyewe Miss Hani anyadobute mbu umukobwa we ababyeyi nabo uyu mwana baramuhaza shero atekereza iki You're the only daughter I ever had, Matilda. Matilda niwe mukobwa wenyine nigeze mbyara Stood you now. Rero ndakumva nimba udashaka ko tukubera ababyeyi rwose genda ntabwo muri make ni kuvuga ati tworosoye wabyukaga zana ikaramu uyu mwana ntabwo bamukunda n'ubundi kubabwira ngo agiye kubona undi muntu umurera ababyeyi be babyumva ko bakavuga ati sigara rwose ahubwo tugize amahirwe uragiye wacyana we umwana yaje kubereka musinyana The Wormwood signed the adoption papers. ababyeyi be basinye ibipapuro byo mu rukiko bigaragaza ko uyu mwana atakiri umwana wabo ahubwo abonye mama we mama ubwo ninde ni Metresse sinya hindukira ngo usinyire akana karishimye n'ababyeyi ariko barishimye ugira ngo umwana wishimye gusa kuba bano batari ababyeyi n'aba babyeyi barishimye ko uyu mwana atakiri umwana wabo nugira ikibazo cy'amafaranga uzaduhamagare tukoherereze yo kumurera undi ati nayo nkeneye natowe umubyeyi wanjye bara nta babyeyi babarimo sibyo ababyeyi barishimye kuvuga ati baruhutse umutwaro gusa icyo bazi ngo baruhutse umutwaro bitesheje umwana ufite ubwenge bwinshi cyane wakanabahinduriye ubuzima bari guhunga polisi ati barakwereka Matilda yakomeje kubana n'uriya mugore iminsi iragenda iricuma nyine yabaye mama we Principal of Cruncham Hall. Miss Yani basha kumugira directrice w'ikigo ari uyobora cya kigo ava kubyo kuba Metresse aba Metresse To her great surprise. nako aba directrice And she ndetse na Matilda yabayeho ubuzima yishimye akina ikiba ariko ameze neza nta kibazo afite
kano kana urabona ko gafite ubwenge. Hari kandi kana nabonye ejo bundi kajya karirimba nzakabereka kitwa Kariza. Shawu nako karirimba neza. Nako gafite ubwenge nk'ubw'uyu mwana. Mwana arakareka yibaniye n'uyu. Ababyeyi be n'ubundi bamufataga nabi. And this honey each got what they had always wanted. Yaba Matilda ndetse na Miss Honey. Family. Bose baje kubona icyo bahoze bifuza. Ari cyo bita umuryango unezerewe. Powers again. Ndetse Matilda narubwo. I mean almost never. Ntago yongeraga gukoresha imbaraga ze mu bibi. Yakoreshaga za mbaraga ze noneho mu byiza. Kurura nk'ibitoba karara basoma. Mbega umwana neza neza afite ubwenge nk'ubwa kakana k'inaha kitwa Akariza Gayera. Simujye mukabona? Basize abana bari gusoma ibitabo. Na filime yacu nuko igenze. Banyita Rocky. Ciao ciao.